ugiye kureka. Wari ugiye kureka? Amase bigenda bite? Abyihoresha ko nagiye nka sanga Uwiteka yavubye manu bikantinze. Kagira inkuru rero. Hehe, Imana yaguhaye manu se wabaye niwe wabaye Abisirayeli kandi nzi ko zitakimanuka. Byihore nk'ikingururu yuya rero. Ntaje kuhasanga umugisha utavangiye. Niko gutinda. Niko gutinda. Bwira inkuru utayicamo. Kwigurishwa. Bwira wenda ndayigura. Ni mu madolari ko amanyarwanda yose nayemera. Mbwira yewe nawe ugire ka kunyicisha amatsiko ariko ubwo n'ubu mbwira rwose. Burya rero. Kigege wabonye nabyutse wabonye ko nizinduye. Nakubonaga nagiye kumva numva uransize reguragiye. Imvura ntiyagwaga. Nagize ngo wumvise n'umujura ndategereza ndaheba. Burya nari ngiye kureka. Kureka ndabyumva wagiye utereka yibase nyuma se. Tutizimba ntagenda kingura nkinguye nsanga Uwiteka amanuye mana. Muzi manu se Imana yahaye Abisirayeli. Yo mana wa none ndumva ari agatangaza mbwira nyine imeze ite se kutambwira. Wikina n'abantu bakuru barebaho. Ariko ubundi abantu bakuru barebaho ntaza kukwereka mu kanya ukavuga ngo weho ntujye urebaho. Nyine se sobanura umbwira. Yewe nizanyama inyama zanyama ubona abana bakecuru abagabo baba bahimbarijwe iyo bazibonye. Ariko sheri nawe uransetse ku buryo nanjye nazikunda. Ngiye inkoko gusa. Nta makuru ufite. Nizo zari zamanutse. Oya. Ntabwo ari inkoko. Ese koko. Umva. Umva kuri yagushaka se. Ntabwo ari inkoko nikize. Ari duto ariko turaryoha. Twari duto. Ni impamvu se. Oya. Komeza ndakubwira. Ni isunguru se. Oya. Sheri nizo nyama ntoya nzi. Asa ntabwo uzizi koko. Nsobanurira ubwo ni ibisiga none. Hauze wisiga se bya nijoro biba. Bisiga se ni doya ndashaka twatundi duto. Ariko ubundi sheri niweho uri kumbwira inkuru nsobanurira neza. Oya nanjye ndayitsimbye niba udashatse kuyivuga mu mazina. Oya ngiye ntagaruka ngakubiza byo nzi nabikubwiye izo nyama nizo nshobora kurya. Warakurya. Ariko watuvuze nka guhingura. Ukampa iki? Tuvuge neza ndaguha inkuru irambuye. Ni inswegegeri se. Yego sha. Kare kose se. Nizo mwana uvuga bandamane. Wabyihoresha. Burya rero nsohoka nasanze zuzuye kuri rya tara turaduca. Rimwe ryo hanze mu gikari. Rimwe ryo hanze. Kagira inkuru. Nanjye ndimo kwegura imisorori amazi ndayashita kureka ndahisubire. Ndabireka njya gutora. Icyari kunyereka iyo video. Kuki utanosheje basinze ifatira. Burya rero nanyombokaga buhoro kuko numvaga yuko uramutse ubimenye waza ukanshura umuharo ubundi ko twari kuzisangira nako wari ugisinziye. Nari ngisinziriye. Shasheri we ariko nizere ko wazizanye ziri hehe ubundi kutanyiritse. Witonde. Ntaguma hose. Tonde. Nagize ngo ndabonesha birangira mbonye duke. Ntabwo sinzi niba twapfa guhuza pe. Utandumangisha. Bivuga ko utari bumerera. None sheri narifite gahunda yo kuguha pe. Ntugire we urabizi nta kintu nabasha kurya nkwimwe. Ndetse hose tuzajyana. Ariko cyaje kugenda gutya ngize ngo ndangire gufata izanjye. Utangiye gufata izanjye bigenda bite? Nanjye gufata izawe bwari bumaze gucya
mbe numvise abandi babiri baje bavuga ngo izanjye zarangiye ningende. Ubu niyo mpamvu nahise nyingaho ndaza ndaryama nzi zawe ntazifashe. ariko sheri twumvikane ku murenge bavuze ngo iki 50/50 ko ziri kose turazisangira. Ntabwo ari ukubeshya pe, ntabwo ari ukubeshya, wenda nanze kubikubwira nkivayo kuko numvaga yuko nkubwiye ko tutari buzisangire ngendeye n'ukuntu uzikunda wahita urakara ukarakara tutaranabyuka. Ariko noneho reka nkubwire tubyuke sibyo, tubyuke tujye kuziteka sibyo, urampaho duke basi. nakubwiye ko nafashe izanjye gusa, ushatse wanyumva nkakubwira abajyanye izawe. Ni bande ubwo? Burya rero kiriya gihe nabyutse pe, wabonye ko nanabyutse hakiri na kare. Njyana igisorori cyanjye mbonye cyuzuye, niko gushaka ukuntu nza gutora n'icyawe ngo nawe ngufatire. Bivuga ko ubwo igisorori cyose urakirya wenyine sheri? Ntabwo ndakurangiriza nyine kuko nari maze gutora icyanjye, ubwo nkicyuzuza habe haje ibikeri 2. Ibikeri mbese nibo bagabo uvuga? None se nari nirangiza gutora izanjye, none ibyo bikeri biraza bije, ako ngiye gutora kawe bikakajyana, ako ngiye gutora kawe bikakaraha. Sinzi icyo byagakururishaga, njye nabonaga ko ngiye gutora kose bigatwara. Bivuga ko izanjye ari igikeri cyaziriye. None se ko nashatse no kugira ngo njyasamure nzivane nzishyire mu gisorori cyawe, ubundi bigashaka kuntuma. None si ibyo bikeri wabuze ahantu biri, umuntu yanabibaga ariko njye ntabwo nabyihanganira kureba. Sheri ntiwumva se wumva ntabwo ubwo nari ntegereje kumva uvuga ngo tuzisange, ahubwo ako kantu ndiko ntabwo nabonye byerekeza hafi y'iriya tuwarete. Ariko ntabwo hafi uretse nabonye byerekeza hafi y'iriya tuwarete. ariko sheri rwose tugiye ugiye no kuntekaho imitwe umbwira ko byagiye muri tuwarete. oya ntabwo icyo nzi cyo izawe byatwaye, izanjye zirahari. ntabwo tugiye kugenda, ariko turagenda izanjye maze kuzirya kuko ndabanza kuko ari njye wabyutse tugiye kubishaka. None nitumara kubibona sasa turabibaga, nitumara kubibaga tuvanemo inswegegeri tuzivanemo zibizawe, niturangiza na nyama z'igikeri zikongeza. ariko ko ntinya igikeri. Humura ndakikubagira, ndasiba kubagira ibisiga, ariko igikeri cyo ndakikubagira da. Kandi humura pe, nge ndaba maze no guhaga, ntugire ikibazo rwose ngo wenda byagenda bite. Ntabwo bugusabe? Ntabwo ndi bugusabe pe. Okay, ugenda uteka izo zawe, ntabwo ngufasha kuziteka kuko nanjye ntabwo uri bumfashe. Buriya rero ndaje ndeba agasafuriya, ubundi ngire, ariko buriya ndahita ngufasha pe, ndahita ngufasha ndebe niba nawe uko wigenza. Naho rwose igisorori nafashe cyazo ni icyanjye, namaze kuzipangira rwose, kandi binagenze neza byagira nazagufatira n'izindi ejo mu gitondo.